kiwanyu nk'umuntu uza muri comment akandika ngwego ngo muzira amazane yanjye tukuramo igitambaro no idini ntago rikomeye nitwe turikomeza oya reka tureke no kurikomeza bajye bamenya ko atari igisekuru cy'iwabo si idini rya ba nyina na ba se nta nubwo ntiwarinkuramo ubwo bushobozi n'ubufite mwiriwe mbanje kubakira iwanjye apana kuri cano yanjye iwanjye abashyitsi baje kunsura mwene mama yansuye musaza wanjye we turi kumwe ibihe byose hi muraho neza mumeze neza sha turashima Imana uyu munsi iyo tuzo ko turi abakristo mba mbabwiye bya bintu bajya bigira akigira nk'ahantu bari gusheka mumeze neza cyane abantu mutazi uriya muhungu mwiza cyane ni musaza wanjye niwe nkurikira rimwe ariko hari uwundi twabuze ngiye kumubara birangoye ngo ni umudozi Gisenyi Musanze ngo zacyara doda yo mwugadisi wa famiye turagusuje twarakubuze ariko wallahi nagaro kubikinisha twarakubuze ariko njye sinjya mubara niba unandeba rwose sinjya kubara niba ubishaka ariko niba ushaka kuba kuriye uzi ko iyo abantu bambaje muvuka muri bangaye ndavuga turi batatu uko mutureba hano impamvu kandi si uko tuvuka turi batatu gusa ahubwo nuko twe twagerageje kuba twamenya ko turi abavandimwe ko hari abantu bavukana ariko bakitwara nk'aho nta kintu bapfana rero iwacu ngiye ko mbibara nubwo mu nda ya mama atari ko bibara iyi niyo nimero ya mbere iya kabiri ngiye nkaba iya gatatu ni nayo mpamvu nabyaye abana batatu ni nayo mpamvu uno mukobwa mwandika w'ubucura kandi ntabwo ari bajya bavuga ko atari bucura njyewe ni gute ntari bucura uri bucura mama wanjye yapfuye dosiye ntabwo yarangira ni njyewe nyine basize ku isi mutoya rero bari abadamu bandi mva ni n'abadamu rwose hari abadamu bajya bavuga ko njye ntari bucura ariko ntabwo nzi aho babikura sinzi aho nibahoshe nabo ntabwo tubabara rero twibaruka turahangana noneho uratwitondera ariko mumbabarire ndarwaye nerindeka ndarwaye guys njye ndarwaye uruhu none se uruhu rwo gutuma umera ngo ni rwaye uruhu n'umunwa se bihuriye ntabwo meze neza neri yanshyizeho kamera idafite filter ndumva ndi burware no mu nda wamubonye bari kwigira yamubonye n'izozi noneho hari igihe ujya kubona ukabona ari mu ifoto ameze ngo neri wowe ugize nka Jomungu ntabwo njya nigira gutyo Jomungu shazakomera Jomungu uramuzi uramuzi niko yitwa Bizimana neri rero ntabwo ajya amenyera iryo zina witwa izina ry'abagabo niko yitwa turatwica none noneho reka nkubwire hari bebi niwe umuzi uwo muntu wifotozaga ngo uramuzi nayizi ariko iriya positeri umuntu bayitangiye kera ni iya kera kuko igezweho none ni iya kera yalla shukura simbabeshye nari nkumbuye ibihe nk'ibi ngibi noneho tonto bofre yavuze ngo nibwo mwese nababona mwese arishimye ariko arishimye ko biri kose njye mba nzi ubwenge cyane ntabwo hano hashobora kubura ngarasaba umukara noneho reka nkubwire nzabereka content yo kubiteka nk'imboga mu nyama n'iki biraryoha cyane gombo kwirisha umuceri wallahi iraryoha uzayikunda heme uzayikunda inatuma umuntu akomera uzayikunda ni nziza cyane cheers mama oya kukirahure cheers heme dise aranywa nyine ngusobanura ibirimo cyangwa urabinywa okay nanjye kambinywe okay cya gihe uninza kujya kuri gym nahise nkakora harimo karoti tangawizi
pome akadimu na kandiyemu ni nziza cyane imeze neza. ku ruhu kabisa ni keza Nahingize ngo hashyizemo cincin nkanywesha emedi ngombo hari abantu benshi bajyaga bacyuhaho bakambwira ngo ndi umukecuru dore umusaza nkurikira nguriya hari abantu bacyuha ejo kesha yarabimbwiye ko hari abantu bajya bavuga ngo ni mukuru kubera igikuriro reka mbanze niya mu muntu umwe n'undi munsi biraba ari n'ubwanyu wallahi reka nkubwize ukuri hari ikintu kimwe nshaka kubwira abanyarwanda hari ibintu mwitiranya mukancanga ninde wababeshye yuko isilamu ari igisekuru cy'iwanyu nk'umuntu uza muri komenti akandika ngwego ngo muzira amazane yanjye tukuramo igitambaro no idini ntabwo rikomeye nitwe turikomeza oya reka tureke no kurikomeza bajye bamenya ko atari igisekuru cy'iwabo si idini rya ba nyina na ba se nta nubwo ntiwarinkuramo ubwo bushobozi n'ubufite noneho ikindi kiraza ngo wazeruye ngo ukaba umukirisitu we mushenzi mukubwa naudu billahi min adhalika twebwe tuzapfa dufite shahada kandi navutse ndi umusiramu nzapfa ndi umusiramu kandi mu mutima wenda ndabizi ko ndi umusiramu rero niba uba wabuze ibyo wandika ujye unyonga ugende cyangwa ufate musanazi iwanyu wandikemo ibyo mwahashye kandi cyakubwira ko abari kuri wifi y'abandi nta nubwo bari duturanye n'abantu tumega twica bajya ahantu duturanye bubaka bagira wifi baragenda bakicarayo baba bafite imitima utamenya mfite umuturanyi mubi buri mukozi wanjye wese uvuye mu rugo niho ajya Imana yanjye wa muntu we uzimuke umuturanyi mubi burya uramuhunga ariko bavuga mu kinyarwanda umuturanyi mubi uramuhunga cyane rero reka nkubwize ukuri muntu uza kwandika ibintu bijyanye n'idini ku bintu byanjye navutse ndi umusiramu ufite imyaka 28 yuzuye ejo bundi iyo nakoze icyamba nyizi dusazishije ubwo afite 28 dufite ingaye neri ndakumena neri ndakumena twahozeho neri ndakumena umugore wahozeho wallahi nawe ifite 15 kandi ibere ryageraga hano 15 ngo niyo yarafite kambatere story umuntu araza ako kamaze ngatiri uwo muntu wallahi mureke nkubwize ukuri idini Imana yanjye kamabwiza ukuri birambabaza ukuntu ribahangayikisha atari irya baso nk'uba ari irya baso mwaba mwarankuyemo kintu baba bashaka kuduteranya n'Imana kandi Imana ntabwo ari Asumani wallahi si Asumani nta nubwo ari Muhamudu urumva ubundi baratubwira ngo igisibo iswara zaka ibintu nk'ibyo ngibyo biva ku mutima biri hagati yawe n'Imana kuko njyewe ntabwo nakoze iki kugira ngo nigaragaze kuri wowe rero judgment ni hagati yanjye na Nyagasani magahenge noneho ikindi kintu kibi abantu batazi umbonye nambaye ibintu mbonye nakuyemo igitambaro nasutse ugiye huraho paguritse uvuza ibintu bidafite epfo na ruguru ese hari ahantu bari babona umurozi wambara kwikwiza wambara mini abarozi bose muzi n'abagome n'abahemukiye ni indyarya mbi cyane bambara ibintu birebire amajiribabe hari cyane baranasari bahora hari umugore nzi ntacyo adakora mu idini kandi n'umusiramukazi ariko akunda shiriki aha niyo wamubwira ngo mera gute ntibikunda ujye munkuraho rero amagambo njyewe nzi ko ndi umusiramu bwanjye biri hano nk'ubu ushobora gupfa wowe waza ijuru ukazaryumva nk'ibihuha njye narigezemo kare rero ya Allah tubabarire ibyo tubasha gufunga no gusari uzanadushoboze n'izo shariya tuzambare ku bushake bwacu nzazambare nzi ko ndi n'intungane mu mutima wanjye byibura hari ibintu ngerageza gukora ariko sinzazambare ngo ninaza ngo njye mu barozi njye kuroga ngire gute maze umuntu mbona avuge ngo dore babasiramu ariko iyo nambaye mini nkagira ibyo nkora ntabwo bavuga babasiramu mwabaswami ni ukuri iyo umuntu yambaye gombo neri nko kuri gombo birakomera namwe kuri gombo yes oya ni ukuri urateka nk'ubwiza nk'ubu ngiye ahantu mu kabari nambaye sheriya nkanywa inzoga nkarya akagurube nambaye sheriya ego mana uzi nabonye abasiramu bameze gutya nabo aka kanya ngiye mu kabari nkabinywa nta sheriya nambaye ntacyo ntawe umenya uwo ndiwe rero njyewe nzi ibyo nkora by'amafuti nicuza no kuri Nyagasani mfite uko mbanye n'Imana yanjye
mwistresa iki kiganiro ni icya famiye mwari mumeze neza ariko guys turimo turabaratisha umusaza wacu reka mbabwize ukuri ni ubwa mbere bibayeho umusaza wanjye akajya imbere ya kamera usibye wenda kuri kwifotora na tiktok na tiktok azi kuririmba afite umuvugo umeze nk'uwa cyacyana wa kivumbi nibikunda turaza ariko birakunda mu kanya tugiye gufungura YouTube channel yanjye na musaza wanjye mugende Wallahi, mujye kuri mukora. yeah kandi nibyo cyane kandi Ahmed twafasha abantu afite impano nyinshi azi kuganira ahantu muri buze kumva amajwi mutabimva ngewe muri bunyumve ku kibi n'ikiza bimeze gushaka nanjye numva nagaragambije muranyumva ibi bari kukumva cyangwa Ahmed abari twambika sound yeah ariko keza yitwa Ishimwe yitwa Ishimwe muvugana nimero bamweze amafaranga ugomba guys turabizi ko ntabwo tuba turi kwishyira hanze turabizi ko ibijisho bibi bibaho turabizi ariko Allah wenyine niwe uzaturinda kuko twege nta tension nta mutima mubi tubikorana ntabwo tuba tuje hano ngo tubereke iki ngo kwirata no tuba turi kubasangiza gukunda ubuzima kwikunda amashimwe gushimira Imana twe tumeze neza alhamdulillah kandi gake gake sava ibijisho bibi mbabwiye izina rya ntabwo dushaka ibijisho bibi ntabwo dushaka ibintu byangiza cyakora nimushaka mupayuke mubishyira hari abantu b'abasazi bagira ngo natwe fyu ariko reka mabwiza ukuri niba ufite umuryango igishoboka cyose uzagikorera umuryango wawe ikindi Imana ibahe gukundana kuko iyo abantu bakundana bavukana cyangwa bakagirana agakungu ibyo bintu bari byiza ngewe birambabaza cyane ariko kubera ko ari ubuzima nyine nta kundi kuba mbi Kigali mwebwe mu Gisenyi hari nk'igihe ngira igitekerezo cyo gukora ikintu nkavuga iyaba kino kintu nyine abavandimwe banjye bari hafi ngo tugikorane ariko ntago kubw'impamvu z'ubuzima ntago bikunda ariko hari ibintu nyine ubona urugero hari nk'ahantu buri bujye nko mu bintu bya famiye ariko ugasanga ngiye kuko ndi i Kigali niyo uri bubijyemo nubwo ni muhari hari ugusohoka hari ibiki ugasanga nyine hari ibintu biba bikaba nyine ntibibe byuzuye nk'uko umuntu abyifuza ariko nimba ubana n'abavandimwe bawe bose cyangwa se mushobora kubona uburyo bwo kuba mwahura ni ukuri ikintu cyose gishoboka ako gakungu ugirana n'abandi bantu uzakemurire mu bavandimwe bawe byongera urukundo binakuwaga byamujuru binakuwaga bien biraryoha cyane noneho ngewe hari ukuntu njya tubara abatumirwa mu kiganiro nkawe ndabona ugiye kuvamo oya nashakaga kubaratisha YouTube channel yanjye ngo yivugeho okay yitwa Uwera ariko neri nakumena ubonye ari Uwera none ntabwo ari iyi ngiyi basoma ntabwo ari hano reka mbabarira n'email yawe uzajyayo da tuzajyana si ibi ni abantu muzajya muvuze ngo muzajya mujye muvuga ngo tuzajyana muri comment muzajyayo tuvuga nawe tuzajyana none se dushaka nyimuzanye na noza yanjye yes iyi nuza yitwa Tifa 44 reka mbibereke neza abantu bagende bafollowinge gosha umva mumbabarire mu supporting ngiye kujya mbereka ibintu byinshi cyane maze hafi ngiye kumara hafi umwaka n'igice ni Gisenyi ibintu nahigiye mubane nanjye pe ama vlog another vlog ngiye kuba ndi kubaha vlog kabisa zimeze neza ngerageze nyine twigana ibintu bishyashya haba harimo siporo haba harimo kwikunda beauty and healthy hakaba harimo no kudoda ndi kubereka impano yanjye n'impano z'abahanzi none nkaba na musaza wanjye zaba hari turi kubereka imivugo mbese ni channel ifite ibintu byinshi cyane kandi byiza mwishyuwe byinshi abantu muzi ko nta kwicara guhari no gushakisha
no gukereya Heme tubwira imbamutima zawe. imbamutima ni iki umutima ubwo bisobanura nere wallahi kinyarwanda ijambo ntabwo nzanuragikuyemo ariko kukivuga yaba nzanuragikuye nere warasaze imbamutima sibyo ikintu kiri ku mutima mbese wawe. imbamutima just ubohoke just Reka nkubwire iwanjye haba hari ibiti inyoni wallahi reka nkubwire wenda urugero ari ukurikije ukuntu twakuze reka Hemedi tumuhe sound kubera abavuga buhoro. iyi nabonye avuga bake Muvalishe ndiyo mina muvalisha muvalishe kakanani kapiko abajyamo okay kamusirire arimo okay like this deja gutya birahagije ntabwo ari ngombwa imujye ku munwa oyakura nta kibazo biba biri no kujena umuntu uba uri gukoraho buri mwaka ukurikije nk'ukuntu twakuze yego no kugeza n'aka kanya ni nk'ikihe kintu wabonye ukavuga ngo iki kintu cyaranubwo ntabwo nari nzi ko cyabaho cyiza cyangwa kibi byose mu buzima bwose ukurikije ukuntu nyine twakuze no kugeza aka kanya kibe cyiza wenda gishobora we ikibi ntacyo ariko ikibi buriya ntabwo cyiza nyine ngo kigutungure ngo wumve ko kitari buzabeho nyine ibibi byose biratungurana ahubwo icyiza ubwo ni ukuvuga ngo ikintu cyabaye ariko utexpectingaga ko cyakubaho yaba njye yaba Latifa yaba wowe nyine uko turi hano ubundi ngewe bitewe n'ukuntu twakuze kuva kera ukuntu twari ahantu hamwe turi bamwe njye nakuze numva ko tutazigera dutandukana naho kuze numva ko nyine uko bizaba bimeze kose tuzaba turi ahantu hamwe ariko nyine ubuzima niko biba bimeze ubu umuntu amaze gukura umuntu amaze kwisobanukirwa nyine nibwo ugenda umenya ko iki kintu ari uko cyagombaga kumera ariko ngewe urabizi ahantu henshi hari ukuntu twagiye tubana ariko turi kumwe na nyuma wenda yo kubura umubyeyi ariko twabaga still turi ahantu hamwe uko ibihe byabaga bimeze kose twabaga turi kumwe hajemo diaspora noneho haje ibintu niba ari amataransiferi niba ari ibintu byo guca aha n'aha ariko uko biri abantu uburyo buri fizikali nyine kuba batari kumwe ariko byibuze rwa rukundo rukaba rukiri rwa rundi kuko ngo tuba tukiri kumwe icyo ni kimwe mu bintu nyine nari nzi ko bizaba ngewe nimba hari ikintu cyabaye kikanyungura kandi n'ubu nyine ntajya niyumvisha ni nk'ukuntu dusigaye twarabaye benshi ntabwo numvaga ko muri twebwe hari umuntu ushaka kuzabyara akarenza abana babiri numvaga nidukabya nyine kuko twari abana batatu ntabwo tuzi mu rugo abana benshi numvaga uzakabya abyaye abana benshi azabyara nka babiri cyangwa umwe ntabwo ibyo bintu najyaga mbyumva ariko aka kanya uramutse ufashe ifoto yacu twebwe batatu ukongeraho Mutabazi n'abana na Keisha tubona ukuntu umuryango duhagaze ahantu hamwe ubona ko abo bantu ari benshi ubona ko umuryango wagutse ariko biba ari byiza iyo ibintu Imana buriya sinzi ukuntu iba imeze ntabwo nzi ukuntu imeze nta n'ubwo ndanabimenya ariko ikintu cyitwa gutungurwa mu buzima kuri njyewe gihoraho kandi ntabwo kijya gishira wallahi hari igihe ureba ukava se ko mburara nkabwirirwa ubu nzarya byibura rimwe ku munsi njye nyine numve mazi murabyibuka bya biryo njye n'abaciye mu ijambo njye n'abaciye mu ijambo umunsi ubyara bari abana batatu iriya foto afite mu rugo twese uzabibonye nyine cyagiye posting ukabwira Mutabazi ngo buriya narize navuze ya Allah kubera ko hari abashuti banjye iwabo bavuga ari benshi nka batandatu cyangwa barindwi ukuntu bakundana ntabwo nyine niyo haba harimo babiri batatu batumvikana ariko bose batandatu ntabwo bakangana muri make iyo abana ari benshi ntabwo haburamo wa wundi ubahuza ntabwo haburamo undi ugira gute abantu benshi neri bagira ikintu bamara kandi ntabwo abantu benshi abavandimwe batandatu famiye y'abantu 9 ntabwo twese tuzaba batindi mbese dufitemo ikindi kintu noneho muri ziramanga noneho muri bande
mbese nyagasani ngiye kuduha andi mahirwe y'ubuzima ariko sheri. rati reka nkubwire hari famiye nzi y'abantu kanumve ni batanu reka nkubwire ibintu ukuntu bameze Neri ibyiza habaho icyiza n'ikibi ariko twige twiyaturireho ikintu cyiza sibyo gusa umunsi ngewe mbibona Neri ukababyara kuriya ukahita umera gutya nanone nyagasani natume bita bikurangiriraho ukongera ukagira icyize hari icyo Imana yashakaga kutwereka hari icyo Imana yashakaga kongera kudukundisha no kutwereka ko gikunda ejo bundi Hemedi hari ikintu namubwiye Heme uribuka epoke yose ishize ukuntu bimeze ariko se iyo ubundi bigenda neza wari igihe ni iki Latifa afite adresse Nera afite igihe ni iki kiragiye na adresse twari dufite twarirukankaga ariko twarirutse sibyo none se Hemedi yari butuze gute niruka nawe wiruka twari gusiga wabibonye none ubu ngubu igihe ni iki turatuje ya rabbi ya Allah alhamdulillah rabbil alamin ya rabbi fatira sound umukiriya ikintu mwavugaga nyine cyo kwaguka muri famiye twe dufite famiye ariko ziri muri long distance hari nabo tutazi aho bagiye arabona ashatse gutuma Canada hari n'abari na nahise nkora left wari n'abari Namibia nkora left mbese ihari idahari famiye urumva noneho abo bantu kubakenera ukababura kuba wenda batanagutekereza aho bari cyane ni ikintu Imana iba yarakoze kugira ngo wikwihera abantu bawe noneho muri kumwe sibyo babandi nabo bavuga uti buri muntu abatekereza aho aturuka nabo ntiwamenya wenda bahugiye ku miryango yabo bavamo cyangwa n'iyabo bubatse uyu munsi kuba bimeze gutya ni uko Imana nawe iguha abantu bawe babona batazatekereza undi muntu ahubwo bazatekereza wowe sibyo nicyo kintu mba mbona ko nta mpamvu nyine yo gutekereza kuri abo bantu bari kure cyangwa batagutekerezaho nawe igisubizo cyo kugira umwana umwe babiri batatu nibashige baba 10 nibwo Imana ibiri kuguhereza kuko nago reka nkubwire nago iminozi Imana yakugize gisimba wowe iguhaye uruferina wapi iguhaye umutungo iguhaye ibintu iguhaye umugisha muri wowe iguhaye ibintu byinshi cyane bifite icyo bisobanura sibyo cyemba mbona ari cyo gisobanura cyo kuba umuntu afite abo bantu kabisa ngewe nyine mujya munanga urugero ngo ratifatinya kubyara yigo ntago ninya kubyara Allah azama igihe abashuti banjye bantanga urugero ko jye ubangana Latifa ko oya ntago mbitinya hari igihe nyacyo insha Allah gikwiriye kandi gishimishije hahandi uko uno mwana wanjye kesha muri urumeza rukaza n'uwo mubebe ntago uzi kwini murumuna we ko benda nyine ari gatoya Yego uzi ko ari umuntu mbikunda yego bika kono wabyara akamurera wagira gute waba ufite akazi utari hafi akamurera rero ikindi kintu cyiza ni uko ikintu cyiza mu gihe cyiza kuri wowe ariko pressure y'abantu yo nta kintu bivuze ariko reka mbabwize ukuri abantu baba nkunda kubivuga kenshi turi kumwe nyine bizajya bizamo kuko tubiziranyeho twese hari ukuntu umuntu yigira nk'aho agukunze Lati akakuzana uburyarya OG kuri isi dufite indyarya OG noneho Heme wa muntu wawe ashobora kuba umubyeyi wawe ashobora kuba atari umubyeyi wawe ariko ari umufamiliye wawe nyine wa muntu uvuga ko ari uwawe apana wa muntu uguvukana ngo naso wanyu naso wa mufamiliye wa hafi ariko w'indyarya handi uba wumva watanga certificate guys njye ndi trop sensible cyane uburyarya n'ibiki none ntabwo njya mbisporta site mutembere pe ndi sensible cyane neri reka nkubwize ukuri sensible atuye sheri sensible atuye muri njye njyewe iyo umuntu andyarya iyo anyifuriza biranyafekta kwa bingeraho rero ndabasabye tujye ducaho ducana muri bumumenye ntamuvuze mu izina umuntu wankoshereje nkananirwa kumubabarira wallahi umuntu nararwaye njya mu bitaro nagiraga asima ndarwara banyongerera umwuka baramuhamagara baramubwira ngo nerararwaye bari kumwongerera umwuka urumva umuntu bongerera umwuka iyo ubaye muke arapfa
uwo muntu yari umuntu wanjye icyo gihe nari naramugize agasakoshi ye baba we oya agasakoshi ni kabi isakoshi ariyo isiga yari irangamuntu ni iki gice cy'umubiri wawe yari nk'akaguru kanjye hahandi numvaga ntagenda ngo numvaga ikintu cyose gishoboka ari we ndarwara mva kwa muganga atanahamagaye byibura ngo abaze amakuru yanjye ndwariye CHK atuye i Nyamirambo ntiyigize ngeraho mu buzima ntitukajye tubeshyanya uwo muntu abantu murebe ibiganiro byanjye ari we wamubabarira narwo rero kankubwire iyo utazi guhurwa uhora ubabaye umuntu nyanga niba uzi ko mbizi ndakwanga nshuti yanjye ye baba we ako nera ubwo wowe wallahi njya mbona ushoboye wowe mushobora no guhura njye nta hantu twahurira njye ndaheza ariko njyewe ya wanjye byakujabutse njye ntabwo nabishobora ntabwo nyambishobora njyewe reka nkubwize ukuri ndaheza dushobora guhura ariko ndakwanga nta cyiza nakwifuriza nta kibi nakwifuriza nta n'ikintu cyawe nabona ngo kinkange ntiwanapfa ngo ndire ubwo mbaye nanaje byawe ari reka mbabwire akantu kera ndi mutoya twagize ibyago muri famiye ati farata amumenya ko yemeda ashaka kutamumenya umufamiliye wacu arapfa mbona abantu bose bari kurira mbona abantu bose bacicikanye no kurira nicaye nitekereza ko ngewe nari kurira buriya bari bunekereza nari naraye narose yanapfuye ndaje nkoresha uko nshoboye ngira gutya amaso ngize imana amarira araza sumuzi wereka ababwiza ukuri ariko nagendeye mu kigare kenshi we shaka ko niyo yagize yarose ikintu kibaonera ubwo wallahi naramurose bucyatse kuva yapfuye noneho urumva ibintu byari byaje kare wallahi reka mbabwire niyo mpamvu kumuriza bitabaye yabyakira nakoze iyo bwabaga nditanga ndarira reka mbabwire turi buzi Gisenyi ninjoro buri buke nyine tukaza numvaga mfite ubwoba numvaga hari accident iri bube kandi mbi wallahi ikintu cyanjemo none hariko nkavuga mana uturinde impanuka ariko tugiye nyine turi babiri tugize ikibazo abana nanjye gutekereza ibyo ndavuga ya Allah uturinde ibi byo mu muhanda tugere amahoro tuzanagaruka amahoro turaza turi hafi kugera i Musanze nabonye accident itari nziza pe mbi n'umuntu ashaka yaritabye Imana nabivuze ndi kumwe na Kesha muri vlog yanjye ariko mfite akantu ikintu yiyumva mu marangamutima ye sinzi ukuntu ameze ajya husha nyine noneho mu minsi yashize twabaga twicaranye nka gutya nkumva hari nk'ibintu uri kumbwira kandi utari kuvuga kandi haca akanya ukaza kuza kubimbwira wallahi byarambaye ndi kumwe na mbore yananga kubimubwira sinzi ukuntu bisigaye bigenda bikura ubwo rero turaba tuburira uraburi inyuma kandi umukristo uratif icecekeye inyuma y'idirishya ide mvuga wagakobwa ubushize wakoze wallahi nari ndi kumwe na Mutabazi mu modoka ntabwo ari kumvugisha ariko numvishije ikintu akimbwiye kandi ndi kumureba mbona ntabwo ari kuvuga ndabireka nyine ndavuga reka mbireke nyine ibyo bintu hashize akanya iryo jambo yararimbwiye abantu murebe ibiganiro byanjye muzi ibyo bintu muze kumbwira ikintu ufite muri njyewe icyo ari cyo gishobora kuba ari kibi mbe nagira ntabwo ari kibi kereka n'ugikoresha nabi reka twese tugira amashayitani shayitani nziza ni mbi hoya umuntu wese agira umumarayika mwiza urumva umera imedi mikuru atubwira amashitani abo abona yacu nameze amashitani yanjye naratifa wowe shitani ryawe ni mudomo ryitwa mudomo waratifa utinye kumbwira ryatifa ryo ni ibisirani nawe ndi kubikeka wallahi kari kuri wonkira reka ni metisi
birashoboka kubera ni ibisirani ni John Postel oya nezi noneho ejo bundi Hemedi acomeke sharijeri ya telefone rero sharijeri telefone ni ibisa wallahi ikuyemo twinyo tusigara muri prise ubwo urabona ino nzu yensitaye ku buryo nihaba agasirikwi iyo yonyine iri stopa yonyine visible iyi noneho visible zimanuye ranje imwe prise zawo zose kugira mu byikoni firigo ibintu byose mw'abantu mwe ntabwo hakoraga no mu cyumba cyanjye ubwo kandi nari ndi mu ntambara sindi mu ntambara ndavuga noneho ibintu byose bipfuye ndi mu ntambara ahise arya akabanga kose urusenda wallahi nafunze twari twafutuye ngo umushuti wanjye araza noneho ngo Hemedi zikoreza ngo ibintu birimo bihiye kandi umushyitsi rata naramubwiye kugira ngo naza nawe atagira ngo ni bya ntibisanzwe atazevisha ngo mambo ngo ibiki n'iki namwite hano byacitse njya mu cyumba none ikintu cyasekeje mu gitondo nabitekereje twese duhindura firigo tuyijyana ku yindi ranje tujya gucomeka ahandi ibiki n'ibiki mu gitondo mfunguye haba amanuza ndebye mbona ni nuza yamanutse nyine wa muntu narabimubwiye ahita ambwira ngo kuko nawe yari yanze gushyira indi komantere aramuzi ahita ambwira ngo ariko nanjye nabyutse nza kubireba nsanga yamaze kuzizamura ahubwo ndazimanura kubera gutinya nimba yararyamye mbere yabyutse ahita aza kuzamura kandi nayisamye nabikoze ahita ambaza ngo uko ubikubye ariko ambwiye ngo uko mbikubye nsanze na televiziyo ari kuyireba mpita mvuga ati awe pardon chérie ntabwo ndi umwana mu bijiste ngira ukuntu nazi gutuza nka down nyine nk'ukuntu wowe umera wowe nawe urabitsinda ariko ubundi wallahi ntabwo ndi umwana mubaho gukiri cyanjye ndayaga ushyuha mu mutwe vuba cyane ariko ubundi ntabwo ndi umwana niyo muntu azajya yirukana abakozi benshi ariko reka nkubwire ndakira abakozi ushaka gusanga ubu kampani yawe itari kuza kubera uko kuntu umeze tuza izahita sibyo kuko ushaka none kutazi ejo bundi mwarimu wongeye kwiga kudoda atinde mu gake yarambwiye ngo aha yaje nawe afite urwishye kuko nari nafashe itise ya kesha yose nayikase ndavuga ndabidoda njye nyine neri narabiteranyije epfo na ruguru ndamwitegereza nk'ayamuvugisha sirati wabaye iki ndamubwira mbabarira idi ndabona ari ibibazo arayifata disi arabitwara ariko wallahi nkunda abantu ndabakunda pe mujye munyumva basi hari ukuntu umuntu arakara akanavuga bigashira nyine wowe ukavuga uti reka mureke avuge birashira hari n'umuntu urakara agabikwereka mu maso ntavuge ngajya mubigisha ngo avugira mu njye ntabwo nivugisha kuri oya zimwe zabo z'ababibi nyine ukivugisha ku buryo kugira ngo nawe wumve uruhutse nyine wibaza ahubwo ibyo bintu bindi ari kuvugiramo imbere ni ibiki ahise kuba none arakaye kabiri none ibyiza ni ibintu ukavugisha ngo njye ngo ibyiza ni umuntu urakara kuko nawe uyavuze ni nako n'ubundi nawe umujinya we ugabanyuka akavuga none nawe iyo umuzi so umaze kumenyera akavuga koko umaze kumenyera ngo cyane nabyo biramubabaje yaramenyereye uba umeze nk'umuntu uri kuyungurura akavuga ukabyumva nyine nawe ubifataga kuriya uba uri buteka ifi sibyo ukiyishyira uko igenda yakira amavuta iratutse birangira ihiye ukanayiha biranamufasha kubera ko avuze urumva avuze nawe ukavuga uzi ko inzu yagira mwata muyisakamba navuga mpaka ejo mu gitondo ahubwo uzi ikindi kibazo iyo umuntu nyine arakara akavuga ikosa ribamo nubwo ari byiza
ikosa ribamo hari ijambo ubwira umuntu utari ukwiriye no kuzapfa umubwiye, ariko kubera umujinya kandi ari kuremye biba byiza iyo urakaye ukavuga, ariko nawe waza kwibuka ko hari ibintu warengereyemo ukabusaba imbabazi. ikibi ni ukuvuga ngo njya ndivugira hari abantu hari babiri hanze bandivugira biri hanze ukubera ko ubwiye we narakugaburiye wowe uzi igihe nakugaburiye wowe ubu se tubihindure se we wangaburira se n'umunsi umwe wamarira icyo shani nimba hari ikintu kibaho nabonye cya fake cy'ubugoryi kibaho ni ukuvuga ngo wagaburiye umuntu ndazima nshaka gukorera akamasike k'izuru nzanira amasike y'umukara karuma konyine tuze kugakuramo gafungure hano kazane urumva kadukatinge ubona ukuntu oya ndahamagara abakazana nibabuje kaduhamagare twe twabyaye agakobwa gakura kihuse Keisha jya muri dushe ya mama uzane ya masike y'umukara ifite n'akantu k'umweru kayo ko guyifatishaho uyinyuze hano hejuru ya miruwari umeze ute yumiwe wumiwe kandi tukaba dushaka no gufata umwanya munini abantu b'ababofure njye ndabubaha umukwe wa mama ndamubaha cyane neri banza ube seriye umukwe wa mama njye ndamwubaha cyane Allah wenyine ajya amugenda imbere inyuma impande zose Latifa ntabwo ari singo ntabwo ngenda isingo please ugomba kuba ahantu mu kazana Miss Swiss cyane wallahi nimubona nzamwubaha ari seriyeze ariko reka nkubwire medarancanga umwanya umwe aba ari mu rukundo mu masaha 3 aba aruvuyemo iyo mbimenya ibiki ziriya stati ukuntu biba bimeze uri gucanga abantu ziriya stati urazibwira abantu benshi hari uruhande rumwe biba bimeze neza urundi bimeze nabi ubure kuza ngumenye njye nkubwira ukuntu byagenda bivuze ko afite benshi hari aho biba biri kugenda neza ntibyagenze nabi bimeze nka wa wundi tuziranye wari ufite ngo plan B ziriya stati ya mbere urumva maske y'umukara shirika imwe y'umukara yuma iri mu gakopo hejuru kuri miruwari n'akantu kayo k'umweru ko kwidahisha urumva stati buriya ya mbere iba ifite nyirayo iya kabiri none undi nawe kugira ngo ataza kugira ngo nawe ufite indi stati noneho undi ugahita umubloka ku buryo atari buyirebe ejo bundi byakubayeho n'ibiki yibagiye kubloka umwe sizo uze nabivuga uko biri kose ashaka atazi uzi se ntabwo tuzashaka uburyo atazakureba ibaze ahita kuri YouTube rero buriya yakurara ugapostinga umuntu urumva umuntu akagupostinga ubwo wamara kureba stati yiwe ugahita unamenshoninga tu ukamwereka ko unabyishimiye nawe mu kanya agahita aza kuri stati yawe yaza agasangaho undi muntu telefone alo ugahita ubyoroshya alo umuntu yahise ahagurukira mu 120 ariko njyewe wenda gupostinga nawe ugapostinga abandi tugiye gukoresha ino maske igabanya amavuta mu ruhu irakamura ni nziza cyane reba wa muntu tuziranyeho ngo yari afite nyine abantu babiri agira ngo arebe uri seriye noneho watibwiraga ko ari seriye niyo wabaye seriye araza yamwandurura kandi yafashe kuri mikoro hejuru ubu atakekaga niba ari seriye niwe waje aramwandurura yabe ntabwo biba byoroshye noneho Latifa nawe azatuzanye nawe imidigiye kumusubikaho kuri hari umushyitsi wanjye ugeza kunsura hano wallahi njya yimwambika ino maske video yikweretse kuzura sheri ikuramo amavuta kongera nka komanda wawe gafate gusharasha ibintu bya sound remedy ntago amenyereye mu kanya muraza kumubona yibitse mu mufuka irakamuramo amavuta noneho wakaraba wakisiga amavuta yawe
kubera ko ufite ubwanwa ndasiga hejuru wallahi nkunda uruhu ku buryo nteko cyane inyamerika y'ishyamba ubaye nka Rambo yagiye kubohoza umwana we uruhu rwawe ratarufunguke rufunguke rurafunze rurafunze unyibukije nijoro pasi pasi namuge nese nabibona ko uruhu rwawe rufunze yumiwe ibindi bintu byose yavanga uruhu rurafunze wallahi ako gahumura neza nzamuvura kiriya kintu afite cy'igikara cya melasma afite igikara kijimye cyane ni igikara uwo mukobwa ariko afite ikindi kintu cy'igikara kindi kiriho ariko kandi afite igikara nyine cyiza ariko ntabwo kinoze ntabwo ibyo bintu abyitaho cyane ariko twavuze ku zuru nkaba numva ageze nabi mu kanya hose habamo amavuta no mu mutwe hose habamo amavuta nose nushyira mu bwanwa akomba oya muzi ko ikibibi cyawe cyajemo imvi ntabwo kikigaragara disi kiriya cyarimo ari umutima kari gatoya ukuntu ariko noneho kajemo imvi abantu muri kubona Hemedi asa nka Taliha asa nkande nimba nahise mbivuga asa nka Taliha byataye asa nka Taliha muri make asa nka mama none se iki ngiki gisigayeho kiravaho gute ushaka nkagukubishe he nkagushyirire he ndabizi uko nari hehe muganga hano niho nabonye ufitemo amavuta kagura ngahe rate kagura ngahe igoma nakaguze $10 nta nubwo uzi igihe imaze nugusiga wazakanguriye se niye uzajya ukamu nzawe ncya kwizura ubu biro mu gift mfite indi mask yuma nko mu gihe kingana gute mu minota mike aba yumye ko twicaye hanze ari n'umuyaga asa nka Taliha cyane asa nka Taliha byataye Heme uba wiyumva gute kuba bucura bwa mama wawe bwarabyaye abana batatu b'impanga ni ikintu cyiza kuri njyewe nkeka ko nta n'abantu bandi nari nzi babyaye impanga muri famiye nabo pe noneho wowe uraza urabihura batatu hari abantu njya mbwira kuri mushiki wanjye mutoya ntabwo babyemera nimba nyine ari na kwa kundi umuntu aba responsible nyine bakaba bamuzi ko mu bintu runaka ameze gutya bagahita bamubwira ati se buriya ari wowe nawe umukuru ninde hari abantu benshi bazi ko ari ngewe mukuru kuri wowe abibabwira ntabwo babyumva so ku kijyanye rero no kubyara abana batatu cyangewe ni ikintu ku ruhande rumwe byaranunguye ariko biba na byiza kuba bibaye mu gihe kimwe nyine wenda n'umwe wari kuzabageraho simbizi ariko ni igisubizo cyiza abana batatu kuba byarakubayeho kuriya bifite ikintu bisobanuye kinini cyane bitandukanye no kubyara umwe noneho Heme kubyara abana batatu nkahita mbyaramo umwana usa nawe kandi uzi ko usa na mama ngewe bakivuka kumwe bari bamaze bakivuka nko ku munsi wa kabiri Taliha nabonye ko musa mbona ko nasa na mama kuko na tante mama Moise yaje kwa muganga arambwira ahita avuga ngo nyine ahita amwita izina rya mama rimwe ry'ikinyarwanda bakunda kumwita ahita avuga uyu mwana asa na mama wawe asa na Hemedi ibaze umwana w'iminsi 2 nikamwereka ifoto ni ikintu kidasanzwe njye nabifashe n'ikintu kidasanzwe cyane nyine Imana yashatse kutugarurira mama wacu mu bundi buryo njyewe mpamya ko ahari ariko ahari nyine mu bundi buryo iyo ndebye Taliha mubonamo wowe mubonamo mama mbona ari ikintu kidasanzwe noneho Mikael iyo ndi kumureba mbona papa we cyane nkanabona nanjye niwe mwana ufite ishusho yanjye noneho habura agasa hari abantu bambwiye ngo ko iki ngo mvuga ngo mama Mutabazi nuko mba ndi kuvuga gutyo kugira ngo abantu nyine benshi babyumve hari uwakumva uvuze ngo runaka ntibamumenye ariko barasa nawe barasa cyane uzi kubyara nyine abana habura asa na Grameri asa na papa we cyane
cyane cyane ariko noneho Papa tani bagasa hagasa na papa. musaza wanjye akanasa na mama wanjye iyi ni byiza ni byiza mina wallahi kamato na mashetani emotionelle ariko urumva ko ni ikintu nyine gishaka kuguma aho hantu yeah sibyo? cyane kabisa Ni abana umuryango urahari ntabwo noneho tuzagera ntabwo mikayeli tuzongera ko bwa mbere yasaga kuzimukundi nka baba iyi niyo nzobe cyane yabanje gusa na muzehe bwa mbere hari igihe kuko na ari yaje mu rugo amubonye ngo uyu mwana asa nka baba nikamwereka ifoto ya leta y'ibona mfite amafoto yayo cyane ari ababebe imwe ejo n'ukuntu bundi ubu bameze yicaye biratandukanye yasaga nk'ababa reba nkaho bicaye gutya bari kwiga kwicara bari bashimishije basaga nkabo yaba reka mbabwize ukuri turi kugana no ku musozo w'ikiganiro cyacu imana ngewe umuntu wese udafite urubyaro umuntu wese wifuza kubyara abana b'impanga umuntu wese wifuza ikintu kirenze kuri iyi si uzasaba imana kuba yaguha urubyaro kandi urwo rubyaro ruzakubera urw'umugisha abatarufite namwe imana irubahe ntanibagiwe kwita nkanyuzamo muhamagare 07902036 muri Sunroad babahereza imiti mugabanye ibiro mukira ama infection abadamu murwaye ama infection zakumayange zegerane egerana madamu abagabo abagabo nabo bavura infection uriya muti wa libido cyangwa husni ikoreshwa n'abagabo n'abagore kandi uvura infection kuko biba byiza umugabo afatiye rimwe barwana wese barwara abagabo ko numva ari infection gusa mwibanze oya ahubwo nuko umugore igihe ari kwivuza biba byiza afatiye rimwe n'umugabo we iyo umugabo afite umugore kuko abadamu barwara ama infection bayakuye mu byinshi bitandukanye akenshi n'umugabo agomba gufata imiti nkibaza imedi rero postinga hirya no hino bazafata icyo musabwa ni ukugabanya ibiciro abagabo bafite imiti ibafasha mu bintu byinshi kongera imbaraga bagira icyayi cyiza uragenda bakakuvangira ni ibintu biri naturel murabizi ko bakora ibintu biri naturel barakuvangira warangiza ukagenda ugateka mu rugo icyo cyayi gifasha ibintu byinshi cyane sindi umugabo ngo njye kubivugaho cyane ariko nzi ko iyo miti ikora ikindi kintu nshimira Sunroad bambuye imvuvu ndabamamariza ariko product zabo ndazikoresha kabisa umusatsi Latifa we ngo byamukubise umusatsi wanjye warakuze waragarutse ngewe pe kumvuvu nge n'imvuvu ntani ntabwo twese tumenyana yego ikindi bafasha ibintu byinshi mu bahamagare babitiyeho bafite imiti inanura bafite detox noneho nanjye banyerekere turashyiraho hano gato abantu mukurikira ketchup tuba profite muri benshi mu mukunda nshaka kubereka abanyerekere madamu va mu nzira madamu uriya nawe afite ijwi none bereke mukurikire content zanjye kuko turazikeneye turi benshi cyane shaka mbereke ukuntu narwaye bwa mbere ama acne hormonal ndangije nongera kurwana izindi acne niyonge uriya ni wa undi rago wo mu bisheke rero ndashaka mbereke mbasangize ukuntu ushobora kwiyitaho mu rugo ibyo wagura ufite uruhu kandi mukamenya ko ari uguhozaho uruhu kuko ni uburwayi nyabwo ni uburwayi Latifa biraba ari ubwa mbere n'ubwa nyuma udushyuhije mu mutwe tukajya kureba kuri channel yawe tugasanga channel yawe imaze ukwezi nta kintu kiriho utubabari nazindutse nawe nshaka kureganira oya reka nkubwize ukuri mba naje Gisenyi mba naje kwisanzura rero niba naryamye saa 8 zirenga wamwe nakoresha byose ari muri vacances na kwisanzura urumva
umva nibyo pe niyo mpamvu rero namukereje ntitwabasha kujya muri gym ngo dukore ibyo twagomba gukora ariko ibyo dukoze mu kanya ni byiza kurusha kujya muri gym noneho hari boro bakora ngo yo gupininga cano abantu bakayibona nimba ishobora ibintu byanjye byose usigaye mbyikorera ariko sindapininga mu cano na rimwe ngo yamupakaye ndaza kubikora ndapininga link ya channel yawe ubundi abantu bajyeho bagufollowinge ubundi utangire ukore umva buri munsi uko nakiraga kuri TikTok kuri Snapchat niko ako kanya kuri YouTube noneho ikintu rero ukuntu bimeze njye kubaha idewe na Hemedi sibyo muzajya mudusangiza ibintu byanyu hafi ya buri munsi kugira ngo muterane courage zo gukora nidutandukana muzagabana abasamu Hemedi najya kuba muri cya gihugu yenda kujyamo muzagabana abasamu azajya yirikodinga kohereza video kugira ngo bigende neza kuko iyo abantu bari kumwe bashyize hamwe biba byiza cyane kurushaho ibintu byinshi cyane byo kuganira na Hemedi byinshi cyane rero ukuntu tuzajya tubikora Hemedi afite impano yo kuririmba ndi kuvuga ndi seriye noneho kandebe hariya afite impano yo kuririmba uyu mwana w'umuhungu azi kurapa njye yarantunguye ntabwo nari mbizi ko abizi noneho hagiye kuzamo n'ikintu cy'umuvugo njye nawe wumva uri kure nkajya ngira ngo ni Kivumbi ndi kumva Kivumbi ndamukunda cyane urumva rero muzagerageze mujye mushyiraho izo content muririmbe nifuza ko hari ikintu kimwe nashaka kubwira Hemedi Heme ako kanya wabikora ukabibonamo amafaranga ubibonamo amafaranga ubikora umutima wawe ukumva uraruhutse ukumva urabikunze desite iyo umuntu akora ikintu umuhamagaro nyine ikintu cye akora akunze Nyagasana kimuheramo umugisha numara igihe byafata Heme urabizi uri umunyamugisha mwinshi cyane kabisa rero ushyiremo imbaraga wowe na Latifa mbifurije ko channel yanyu izaba channel urabizi ko Brian yafunguye channel umva yandi bashatse kumwiba abarimo kwiyama abantu hari undi mwana ngo wese afungura indi channel ariko umubwira ngo wamba bari ukareka ngo iyi channel wajya ukafata izindi wabonye ukuntu baba bameze iriya channel yabo ni nziza yaravuze ngo iyi channel yacu ntabwo izazaho umuntu uje kuganya rero ngenda bize Hemedi ndamuzi ukuntu ateye nawe ikindi noneho muba muziranye n'ibintu byinshi mbifuriza ko mbifuriza ko rero video twege live na editing kabisa mbifurije rero ko mwazajya mushyiraho nyine amavideo arimo ibyishimo kubera ko buriya abantu baganya benshi twarabumvishije dufite byinshi byo gushima rero aba bantu bafite utuntu twinshi bashaka gukora muri kumwe turyoshye muzaduhereze izo video zishimishije tuzirebe rero mana yanjye mubishyiremo imbaraga muri babiri ngenda atashye i Kigali dore nkora ndi uwumwe nkicara mwibaraguza utuntu bikaba ubwo babirebye bikaba ubwo byanze bikaba ubwo babikunze hari igihe wicara ukayirebera hari igihe njya mu cyumba ngashyiraho televiziyo nkabona ibyibura akirebe nkagaruka nkajya kuri fone naho nkareba nkabona bari kwe ako alhamdulillah byari blague ariko nshimira abantu bose bareba ibiganiro byanjye ko barabireba pe barabireba ndabasaba gukomeza kunshyigikira mushyigikira n'abavandimwe banjye channel nayiberetse ukuntu yitwa Tifa 44-77 platform zanjye zose zitwa noneho hariho umufoto w'umudamu nyine mubona ufite umuwigi yarakiri munini dufashe gushyiraho rero agafoto keza iyi nyine munini shit Heme ni pokeze gufunguka ni shida nukuri mushyigikirane mukundane nijimye kubera ko turi mu gihe cy'ubukonje kandi amavuta yanjye ari naturel cyane mu gihe cy'ubukonje cyane nk'uyijima birashaka gushyiramo akandi kantu wazajya ugaca mu kamashini ukitukuza bikagira inzira ese ubundi ni gute reka mbabwire rata kuba inzobe ntabwo byambera uzi impamvu cy'ibitambera reba mvukana n'uyu muntu n'uyu nguyu ni umumetisi ejo bundi buzamubona ukuntu asa ndeba ukuntu akeyishasa niba nsa gutya niko nsa mva arimo kwirema agatima ngo ntibyamubera ntabwo byambera wari witukuza ndabitinya tu cyakora akamubwiza ukuri nubwo mba mbikubwira ntabwo nyine twaba ari blague ariko
burya umuntu muziranye yari igikara ukabona yarituguje ukabona aracyagenda mu muhanda ukabona aracyakira abakiriya cyafata video akavuga ibintu uwo muntu ujya umwubaha wallahi kuko nta bintu uwo ngo ni kuzimu yabayo amagini yabana nayo kahangana nayo kuko kira kintu uwo ngo ntabwo wambwira ko atagenda na saa 9 z'ijoro ahantu mu gahegeni none ikintu gitangaje ikintu kibabaza ku bantu bitukuza uzi kumubwira ngo akure wenda yambara ubusa imbere yawe agatinyuka kuko ino side gukira basebya tuntu tutubuna ariko nukubera iki abantu benshi bavuga ko hano inyuma haba igikara ngo no ku muntu w'inzobe nde babwiye kandi n'uw'amavuta n'uw'amavuta rero icyo kintu singishaka ngensandasa ariko ngewe ubikubita no mu muhanda kwa kundi umuntu wipanchika agasara nkuyemo wabona ndasa cyangwa unyumvisha zazindi nzaba black nziza ubona isa neza ariko ntabwo kakandi wamaye muri chat zanye nawe aba ariko mwumvisha ariko numva uwo muvugo wari danje wesha guwumvisha ni muremure ariko ni mwiza nyine urasobanuye sha ni ukuri ubwo mukore subscribe kuri channel ya Latifa Hemedi muzamumubonaho bazajya baririmba noneho Hemedi uzamujyana ahantu ajye guhostinga sibyo ajya baririmba igoma niyo tuzahostinga niyo tugira abafana tuzakutiza zimwe za PPK goma nawe wabaririmbira ibiki turabanza tujye kuri gym kubite proteine kabiri gabanze gasari chest juice bana yishize wallahi ibaze umwe proteine hakizira amabuno mu chest nguyishimira ibaze haje hasi Hemedi hejuru akaguma kuri ubwo nahita ntiga gutrikinga ema tujye Buganda niho wahita ubona ubuzima igishoro niko nene yalla ariko man nubwo ikiganiro nagitangiye nisharirije ariko mu by'ukuri mugabo ngisoje neza ngisoje nseka ariko n'undi munsi ni sirya iwanyu oya ni bujye baduha amahoro wajyana ninjije ingurube mu musigiti ngo kuko nakuyemo igitambaro mwana igitambaro niguriye sohoza nibo bakikwambitse ni icyabaso tuzakore hari inzego tuzajya kubibazaho bura ntago babizi tuzabaze ni icyabaso none eme ibaze nari nicaranye n'umugabo wanshatse umuntu iyo comment shari kumana icyababwiye comment uburyo nayimenye nicyo cyatuma mutazongera ariko sha muzajyayo umva oya buri wese wallahi hano umuvugo wanjye duhe iherezo ryiza amen iyo funguka niyo dutegereje ngo dusoze gombo turayimaze share ati sinkubeshyuye surebe aka kaboro hari ahantu bagasanga ugasaba bagashyiramo indabyo amabuye kandi wallahi imitako ndayifitingi ni jagete ni jagete hari kanditse kumuvuga areba ibiganiro byanjye kandi turanaziranye ni inshuti yahita avuga ngo ugire ubugambo kandi twajyanye ahantu ariko kambivuge ntacyo tuhasanga boro zimeze ko njya kuyigurira ngo njye nyishyiramo amata yahoze ntabwo yari ikirahure ariko nabonaga yari papo n'akandi kabara kandi nkunda papa aba arambwiye ngo ariko noneho ngo ujye kugura ivaze ngo ujye uyishyiramo amata ndamubwira ntabwo ari ivaze kandi ishobora no kuba ari ivaze kuri wowe ariko ngewe ikabijage mujye mureka kugora ubuzima mu gihe dutegereje dukora iki ugiye wowe tubwire tubwire nk'ikintu ushaka kubwira nka ketchup cyangwa ushaka kubwira Hemedi washyizeho masike kuzo ni wowe wayishyizeho kugira ngo none uko biri hano bitangiye kundya nyine bigufata niyo mpamvu nawe utagiye kwishima ngaho ugira ikintu tubwire mbese par occasion fatirana umwanya ubonye ugire ikintu tubwire imvambi zawe wasaba wagishimira icyo ushaka kuvuga duhura umutima ushaka gushimira ushaka gusaba ushaka icyifuzo ushaka uravuga icyo ushaka muri rusange mvugira muri rusange mwebwe mwembi cyangwa umwe umwe
nakubanye tubwire. ikintu cya mbere njye ndabashimira nicyo kintu cya mbere mfite ni amashimwe ndabashimira urukundo rwanyu ubuvandimwe bwanyu sibyo n'igihe cyanyu burya umwanya nicyo kinabonye mu buzima gihenda umuntu kwanga kwihugiraho nyine uwo akaba ari wowe washyira imbere iki ni ikintu ushimira mbere na mbere ikindi ngiye mba nsaba ko ibi bintu bitagira iherezo bizagume gutya tuzagume twishimye kubera ko ibyishimo bindi dushobora gushakira ahandi hantu n'ibyishimo birangira ibyishimo biba ari iby'umwanya muto ni iby'ako kanya bikarangira ariko byibuza ngiye mbashije gutekereza nk'abantu 10 banshimishije cyangwa abantu 10 bafite icyo basobanuye mu buzima bwanjye abantu ba mbere ni mwebwe sibyo ikintu kindi nababwira bisa nkaho ari ukubibutsa musanzwe mukizi ndabikundira sibyo ibintu byo kubabwira byo ni byinshi ahubwo tugirirane umwanya nyine sibyo tugirirane umwanya dukuze urukundo aho uwo mwanya ubonekeye ni naho havugirwa ibindi byinshi cyane ubundi hari n'ibintu utanabonera rega n'uburyo bisobanuramo hari ibintu ushaka kuvuga ukabona nubivuga gutyo nabwo uraba ubisondetse yego kubera ko njyewe niba nkubwira ko ngiye gushima abantu 5 nagushimira nkongera nkagukurikizaho urumva ni ibintu rero biba bigoye kuko ngo abantu b'agaciro mu buzima ni twebwe njye ndi papa wawe sibyo suri mama wanjye se nanjye ndi papa wawe Mana y'u Rwanda mubyeyi wibarutse intore gihanga ntiwifuje nshaka kugira ngo nkureho kugira ngo nimva mu ntambara nzakugura telefone ishira ariko se zana hano ndi mu ntambara nambara uramwibuka yimukiye hano uramuzi uze kukama umwereke ohereza Keisha adufatira akavido kamwe gutya mwambaye nyine masike ndayishyira kuri TikTok yanjye gato ako wari uri ku kibuga cy'indege akavido gatoya aho ntabwo igufata humura yarikodinze umuvugo wari ku kibuga cy'indege ntabwo wumvishemo indege ubwo ni hano n'amadege aba hano urumva n'ibikunda urambwira ntarebe iyo yihorere byanze nta kibazo gusa abantu barebe bazarebe turakora akapera kuri ijambo yego okay ntacyo bitwaye urumva uwo muntu yaratubwiye njye na Mutabazi ngo njye simfite mama wanjye ariko nyine ntazatume nyine niyumva nk'umuntu udafite mama we nyine azambere mama wanjye nanjye nzamubere papa we kuko na papa we afite yego uwo muntu niba atarabitubwiriye mu muhanda ariko hashize iminsi nk'itatu dukoze ubukwe yarabivuze mbyumvamo nyine ikintu kinini cyane rero heme ndavuze kuriya numva niko byakagenze mpita nibuka Divine na Shushu subaze yego Shushu yita Divine mama yego iyo mupostinze ubuzima bwanjye bwose mbazi niko bameze yego rero abantu mutureba muri imfubyi abantu mutureba hari abantu mubura mu buzima bwanyu bashaka n'abavandimwe banyu mwebwe muhari mujye mwisaranganya mube ba bantu bose badahari mwihe icyo abo bandi badahari mujye mu mwanya wabo niba na mama wanyu mufite umwe abe mama undi abe papa gutyo icyo cyuho tugiye yego ikindi ushaka kuba ufite papa wawe ariko wenda mutabanye neza cyangwa se atari na papa koko ubona ko adakora inshingano zo kuba ari umupapa kandi inshingano z'umupapa si uwishyura ishuri si ugira gute papa ni wa muntu uguhereza urukundo rurahagije ko papa washaka kuba ari umukene atabasha kukwishyurira ishuri atabasha kukugaburira ariko agukunda ibyo bintu bihagazeho neza ariko ashobora kuba hari ashoboye kukugaburira niyo byaba ari iby'igihumbi ariko rero shawe yuwe bwarasose harya rya jini rye ryitwa gutya hari undi wambwiye ngo uratifa ngo ugira jini mahaba murayizi ngo kuwe kuntu ngo ngira nta jini mahaba ngira
Jini Mahaba ari kwa Mahaba urumva kwa mahaba nawe mukundane mushyigikirane ikindi nabasaba mushyigikire abavandimwe banjye mubashyigikire cyane ubu ngubu ubwo Latifa ntabaseriye kuri cano we na Hemedi tuzadukoresha uko dushoboye tuzi Gisenyi kenshi nabo bazi Kigali kenshi duhure tubasangize ibintu tugomba iyaba twari dufite undi mwanya ngo tuhite dukora akagame TikTok nayishobora nabyo ndabishobora shiri TikTok buyihaye akabaraga gake cyangwa ujya upostinga ubundi njya gukora TikTok kuri nari nafungura icyarimwe na YouTube YouTube mbona ntabwo ndimo ndahita mbimenyera ndavuga TikTok izatuma ngiye mbanza menyere kuvuga kuri kamera bwa mbere n'amavideo ya mbere ntabyo nari nzi pe ariko ubu ngubu savale birimo biraza kandi rero ubu rwose kuri YouTube channel umva haraje hasi promise noneho ubu tugiye guhera hariya buri umwe agaragaza impano ye njyewe impano yanjye ni ukuririmba ni impano nshobora kuba nifitemo ariko nanjye nabimenye ninzi ndi umwe mu bantu bagiye gutangira kariyeri bakuze neja meta igihe nikigera meze nka cya gisaza nk'aho musaza igihe nyacyo iyo kigeze kiragira ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ari mukuru cyane ntabwo uzi abantu bakira bageze 70 ingahe yego bibaho bimenyekanye yabaye umusitari wallahi ashaje yego ariko nawe yagiye he ibyo ntabwo yasanze atari ibintu bye njyewe ubwo nyine talent yanjye mfite ni ukuririmba nshaka kuba ndi umuraperi sinzi urwego ndiho ariko ndi umuraperi ndabizi oya ndi umuraperi ndi upcoming ariko ndi umuraperi uhagaze ukuntu nyine so nari ngiye gutanga acapella nyine kuri cypher yanjye ni cypher ubuhanga burimo nuko buri verse yose irimo irangizwa na ijambo niyo mpamvu iba yitwa cypher ana freestyle nyine ushaka kuririmba ibintu byose waririmba ibyo bikombe waririmba ibiki ibintu byose ubona ngaha ariko noneho njye ubuhanga burimo nuko buri nteruro irimo irangizwa n'ijambo niyo mpamvu yitwa cypher so twatangira eyo boss w'umudigi yashinitse punani bagiye muri lodge Kevin arya imbiriti numbaze ni kuki waswahili wanachuki habaryogo ni snitchi ajei we ni pusi chingi nipe stories za majanki ngufite iketi Rusiya guhingangi halo ti mfite manete ngwino unsange iwabo wayidid jamara rekikete arongora fiyete Zahara watse lodi ndonyi bamuhinoti hagotwa na swingi agotwa na swingi ahura na Rufonsi Walidi vipi ngwimisi baye myinshi ngo James Nkaru asikiye ikigari story ya Gapasi bamujyanye Karayesi Jazz na Makin baracyari Madrid album Trizy launch mu Gihodi Gams na Haj muri code na Magan duhure mfuyishen bane magaten Nikitana Saidi bisanga mu mapenzi kubeshya ni icyasi nakurira kabenz Karabona Tricia Musinga ni wubazi Happy na Madina bahurira visit bashaka Tamim ngo abagurire cognac BJ na Kazuba ni base Mongon natafatitiyo umufasa gira ninyi mfasi zone nyinshi umusani we ni Enji Kapita ashiri wa mujanki winiti agira amafuti kandi atinya n'inkoni uvigo soma beach bamucome katikati Karifa Safina ibyabo byari seri TY na TY ibyabo byari fake Mabati na Flavia ibyabo byari best Muslim nyawo musanga mu musigiti yisitefite chances zishaka inoti nyinshi Diofu na Shasti story murayizi leko kave gusumba afatwe na motar General Salim ni mzee wa mihali Ali vipi akawa msazi akaoana na Janki changi ya shindano na brother mwenye ukimwi Bishop Uzizi walifanya uhuni wakafira mtoto mwenye miaka 10 wasani wa zamani walikuwa na muziki mkali twende taratibu nikupe mistari nikampiga doli nataka kujitibu nipe kibiriti uwache chapati uvute sigareti ukitaka hiti ukule matabati twende huko tanu nikuuzie chai gahara hindura ibintu ngo bikete n'ikibiri yatumye nanga kechi yonsumba kama mbiri speech ya Senja ni materi kamatari yatumye menya byinshi ku nkuru ya Da Vinci mawo mu kigudu yafunze itarasini so zimudozengwa zisiba ikiwani nandikisi fasi ndi sopa nabihayi so ya kiyasi na mazambi ku
nk'inyoni Dekesa na Mutesa nyuma y'imyaka 7 bagarutse Matimba yitwa Vision City Gitega n'abatindi bagira n'amajini umwana iyo na fresh nasaba kapoti iyo ni iCypher noneho ari ukuntu umuntu aba ari muri distance urumva sometimes ugakumbura nk'umuntu ari igihe najyaga nkandika utuntu nyine ari nk'akarimbo kitwa Nzaza ka kantu wigeze ubona ka gaposti so karakavuga ngo wambereye mbura cyangwa ubera san isano ry'urukundo si ubuciti n'amatiku ni ibitambo by'umutuzo utuza mu mukunzi urukundo rw'ikiguzi rurasaza ni ruramba gusezera umukunzi biragora biraryana Cecile muri dress namubonye arenga gate marira y'umuhungu buze chance mu rukundo ndota ntwaye Benz muri street na Cecile tujyanye akana kacu kuri school mu Gatenga ndashiduka nkakanguka nkisanga nyiri kwa mbuga bizinga by'amarira byumiye ku mata muri my life udahari mbandi half my life is empty without you my babe nkabire y'ubuzima nagabiye umutima akana ko mu jisho wandebanaga impuhwe itariki 7 ndira nk'agahinja Nibyari fresh kubona umwari nkawe atamarira bwa mbere duhura narakunze ndanagigira step kuri step n'udustory mu mitombo gukora mu kiganza nkubwira n'akazina dutangira urukundo rutarimo ikiguzi Moon na Sun barahirwa biratinda iby'isi n'amabanga nawe waruzi ibyo gutana inkuru ca mugongo yankoze no mu bwongo isaha n'umunota birageze ngo nguhombe Imana iruta izindi ugabira umutima ujyane nk'umutungo uzatuma utava kwizima wirira wibabara Zaza R&B mu gakarasi nyine so indirimbo zo ni nyinshi cyane ni igihe cya record kiba kitaragera nyine ngo umuntu releasing tu amatrack amwe namwe ariko icyo nzi cyo ikintu kijyanye no kwandika ndabizi abantu batagize amahirwe yo kumva umuvugo wanjye ariko umuvugo wanjye witwa Mana y'u Rwanda iyo YouTube sagashiraho sound ihagije imeze cyane irimo ikinyarwanda irimo cyo kinyarwanda cyiza harimo ikinyarwanda nyine nkanjye undebye nagukeka ko ibyo nabivuga ntago ari bya bintu by'amaslang ntago ari ni ikinyarwanda cyanyacyo kubera ko urumva niba uri kubaza Imana y'u Rwanda uyibaza aho yagiye uyibaza impamvu nyine abanyarwanda yabaretse suko Imana iba yaraturetse yego ariko hari story y'ukuntu twakuze twumva ngo Imana y'u Rwanda nyine ngo yirirwa imahanga ariko igataha i Rwanda noneho hari Imana mba nyibaza nkayibwira ni ko nakuze numva ngo wirirwa imahanga ugataha i Rwanda aho si cyo cyateye umuco wacu kugira ico ndavuga ico ridutera kugirirana amashyari mwene kanyarwanda kagira uti dore na kiriya ngo nciye urubanza ndagushinja ubusumbane mu bawe Mana itegereze neza urabona abashonje abasabiriza n'abakandamiza bigutera agahinda wongera utwiyegereza Mana y'u Rwanda wagiye na cya gicuku watahaga bwije gatatu nakubonye cyubwoba nge n'abandi banyarwanda twitoramo abarari rondo ibyo byose byari ugutinya umuboro gusa nk'wicura rw'indi ry'94 Mana y'u Rwanda wagiye he ndangira agace gato mu Rwanda bakinywa amata batayakuye mu karito unandangiraho nabariza umugeni ukiri mutoya n'ubutaka nibukera hatifashishijwe imvaruganda aho ni wagize agashyari ka 4G erega niwe mbaza Mana y'u Rwanda uzi TikTok injector ni inject uzakomereza aho ngaho ni byiza yego kuko mwakoze kudukurikira niza heme mwakoze kudukurikira uwo muvugo ntabwo byadukundiye ko tuwumva ikindi kiganiro twashiduka kibaye amasaha 2 cyaba kirekire cyane mwakoze kudukurikira ndabakunda cyane mushyigikire Hemedi na Latifa kuri channel ya Latifa n'ubundi bazaba bayihuriho nk'abavandimwe ikindi nimba hari umuntu wumva ashobora gusapotinga Hemedi uri seriye apana ibintu byo kuba byo guteshanya umutwe hari igihe buri umuntu yumva umuntu ibinakora akavuga ibi bintu ngenda bikunda uyu muntu amusapotinga twakorana gutya na gutya wanyandikira kuri iyo nimero yanjye kuri nimero yanjye ni 0711855511
wanyandikira, kumpamagara ntabwo byoroshye, kunyandikira nibyo byiza, nkaba nabahuza. Heme, Imana ishyiremo imigisha, uzakomeze ubikore ko ndabizi ko ubikunda kandi bizanakugirira umumaro. Latifa nawe Nyagasani ashyire baraka mu byo wifuza byose. Mwakoze cyane. namukanda kudodera akabonete uri butahane iminota 2 noneho tantine aradoda, mushobora kumuha ibiraka. Ibindi bizagenda biza. Tugiye kubana bya hafi na hafi, turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.